Ese wigeze wibaza impamvu ugira imyitwarire runaka? Kuki ukora ibyo ukora? Kuki rimwe na rimwe uhitamo inzira mbi nubwo uba uzi neza ko zishobora kukugusha mu bibazo? Hari abantu bumva ko ubuzima ntacyo bamariye, bagahitamo kwishora mu businzi, ubusambanyi, ubujura cyangwa se ibindi bibi byinshi bitandukanye. Bamwe bavuga ko ari uko babayeho nabi, abandi bakavuga ko nta kindi cyashoboka. Ariko si ibi nibyo byonyine koko? Burya uko wiyumva bishobora kugena n'uko ubaho. Niba wiyumva nk'utagira agaciro, ibyo ukora bizakugaruka. Ibyo ukora bizakugaragaza nk'umuntu ubayeho nabi kandi ubayeho uko wishakiye. Niba wumva ubuzima bwawe ntacyo bumaze, uzabufata nk'ikigeragezo cyoroshye, maze uhitemo gukoresha igihe cyawe mu bintu bigutera kwibagirwa, nka za nzoga, irari cyangwa se ibindi bikorwa bibi. Ako se ninde wakubwiye ko utagifite agaciro? Ninde wakwemeje ko ubuzima bwawe ntacyo bumaze? Si ukubayeho, si ibyo waciyemo, si amakosa wakoze bigena agaciro kawe, ahubwo ni uburyo wiyumva ubwawe. Iyo wiyumva nabi, imyitwarire yawe irakwerekana. Umuntu wumva nta gaciro afite ntaba agifite imipaka. Abona ko ntacyo bimaze gukomeza kwihangana, maze akemera gukora ibyo abandi babona nk'ibidakwiriye. Kenshi aba yumva ko nta cyizere afite, ko nta muntu n'umwe umurwanirira, ko nta muntu n'umwe ushobora kumva imiruho ye. Ese nibyo koko? Ese nta muntu n'umwe wakumva? Niba koko wumva ntawe ugukunda, waba waragerageje kwikunda wowe ubwawe? Burya uba ukwiye kwemera guhinduka. Hari ibintu bibiri umuntu ashobora guhitamo: gukomeza inzira mbi cyangwa se kwemera guhinduka. Hari abavuga ko guhinduka bigorana, ariko burya byose bitangirira mu bitekerezo. Iyo ufashe umwanzuro ku giti cyawe wo kwiyumva nk'umuntu ufite agaciro, uhindura uko witekerezaho, ugahindura uko utekereza ku bandi, ndetse n'ubuzima bwawe burahinduka. Ibibazo si urwitwazo rwo kwangiza ubuzima bwawe. Burya hari abavuga ko basinze kuko bababaye, bagasambana kuko nta rukundo bafite, ngo bakagira nabi kuko babayeho nabi. Ibyo byose bishobora kuba impamvu, ariko ntibyagombye kuba urwitwazo. Kwishora mu bibi ntibikemura ibibazo umuntu afite, ahubwo bikigira kibi kurushaho. Tangira ufata icyemezo. Wibaza uti, ese ibi nkora nibyo koko bifite umumaro? Ese naba ntanga icyizere ku bandi cyangwa se ndi kubaca intege? Ese hari uwaba nshimira ku byo nkora? Ubuzima bwawe bumeze bute? Wowe wiyumva ute? Tanga igitekerezo cyawe hasi muri comment. Kora subscribe. Iki ni ikiganiro Ihurizo.